kwiyubaha ubwawe. Iyo umuntu yiyubashye n'abandi baramwubaha. Ese ni gute wowe utakwiyubaha ukifuza ko abandi bantu bakubaha? Ese urumva ibyo bintu binyura ubwenge? Ese ni gute watanga ikintu udafite wowe? None se abantu barakubahira iki? Ni iki uri kubereka gituma bakubaha wowe? Icyo kintu ujye ugitekerezaho. Ni iki gituma abantu baza bakakubaha? Icyo kintu ugishake kugira ngo babone impamvu yo kuza ngo bakubahe. Iyo abantu batakubashye hari serivisi badashobora kuguha. Iyo abantu batakubashye hari ibitekerezo ushobora gutanga abantu ntibabyumve. Aya magambo ngiye kukubwira ndagira ngo yatekerezeho witonze, ndetse ujye ukomeza uyibazaho igihe ufite umwanya. Ese kuki ibirayi agaciro kabyo kiyongera buri munsi? Ese kuki umugati wiyongera buri munsi agaciro kawo? Ese kuki idolari buri munsi ryiyongera agaciro? Ese ni ukubera iki? Kuba byiyongera agaciro nta kibazo, kuko niyo si turimo, kuko uko ibintu bigenda biba bike niko bigenda bihenda. Ariko noneho natwe twigarukeho nkatwe nk'abantu nkawe wowe uri kunyumva. Ese ujya wumva muri wowe ko ukwiye kongera agaciro kawe uko wari umeze uyu munsi bigatandukana n'uko uzamera ejo? Ibyo ngibyo wari wabitekerezaho na rimwe? Nimba utari wabitekerezaho, menya ko ugomba kubitekerezaho, kuko nta kuntu ibirayi agaciro kabyo kazamuka, ibitunguru agaciro kabyo kakazamuka, imigati agaciro kayo kakazamuka, ihene igiciro cy'ihene kikazamuka, ariko wowe igiciro cyawe, agaciro kawe ufite nk'umuntu wowe ntikizamuke. Ese urumva hatarimo ikibazo? Ikibazo kirimo. Bityo rero umuntu ufite ubwenge utekereza aba agomba kwitekerezaho, akareba uburyo yazamura agaciro ke, haba muri rubanda, haba ku Mana, ndetse haba no muri we ubwe. Bityo rero uko abantu bagufataga uyu munsi, uba ugomba gushaka uburyo ejo bazagufata nk'umuntu ufite agaciro. Sinzi wenda nimba turi kujyana. Nimba uyu munsi abantu wenda tubishyire mu mibare, sinzi wenda nimba bishoboka. Nimba abantu baguha agaciro ka 30%, ugomba kugerageza ugashaka uburyo ejo bizaba agaciro ka 40 muri rubanda. Nimba Nyagasani yaguhaga agaciro wenda ka 90%, gerageza ejo bigire 95%. Wiyegereze Nyagasani wawe. Nimba nawe wigiraga icyizere wenda 50%, gerageza wigirire icyizere muri wowe, wiyubahe muri wowe, wikunde muri wowe, bigere muri 60% nimba byari biri kuri 50%. Rero hari inzira nyinshi zo kwiyongerera agaciro. Mujya mwumva ngo kanaka arakunzwe, ngo kanaka ngo afite agaciro, kanaka afite icyubahiro. Hari ibintu bizana icyubahiro ndetse n'agaciro mu muntu. Icyambere, hano ntago twabivuga byose, turavuga muri bikeya. Icyambere gishobora kuguha agaciro ni ubumenyi. Ubumenyi ni kimwe mu bintu bikomeye bishobora guha agaciro umuntu, agaciro ko kakiyongera. Ese kuki twumvisha umuntu ngo ni dogiteri mu bintu runaka twumva tumwubashye? Ni ukubera iki? Ni ukubera ko hari ibintu azi, hari imyaka yamaze ari gushaka ubumenyi bw'ikintu runaka, niyo mpamvu tumuha agaciro. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, kwiyubaha ubwawe. Iyo umuntu yiyubashye n'abandi baramwubaha. Ese ni gute wowe utakwiyubaha ukifuza ko abandi bantu bakubaha? Ese urumva ibyo bintu binyura ubwenge? Ese ni gute watanga ikintu udafite wowe? None se abantu barakubahira iki? Ni iki uri kubereka gituma bakubaha wowe? Icyo kintu ujye ugitekerezaho. Ni iki gituma abantu baza bakakubaha? Icyo kintu ugishake kugira ngo babone impamvu yo kuza ngo bakubahe. Icyo ni icya kabiri. Ikindi kintu gituma abantu bakubaha ni ukwiyegereza Nyagasani, nta kindi. Niwegereza Nyagasani, umuntu wegereje Nyagasani agira igitinyiro ndetse n'igikundiro muri rubanda uko byagenda kose, kuko Nyagasani iyo umwubashye nawe akubahisha mu bantu ndetse no mu biremwa byose. Bityo rero iyi ntambara umuntu aba agomba kuyirwana kugira ngo yongere agaciro ke, value yawe uyongere, uba umuntu w'agaciro. Kuko Nyagasani nk'uko bivuga mu gitabo cye gitagatifu, avuga ko
umuntu yamuremye akamuha agaciro n'icyubahiro. Bityo rero icyo cyubahiro nyagasani yaguhaye uba ugomba kukirinda, n'ako gaciro nyagasani yaguhaye ukakarinda, kugira ngo ubashe gukora inshingano zawe neza hano ku isi. Kuko iyo abantu batakubashye hari serivisi badashobora kuguha. Iyo abantu batakubashye hari ibitekerezo ushobora gutanga abantu ntibabyumve. Iyo abantu batakubashye hari ahantu ugera ugasanga nta n'umwe ukumva. Ariko iyo ufite icyubahiro, iyo wubahitse, abantu bashobora kumva ibyo ubabwira. Ushobora gukosora rubanda, ushobora gukosora abana bawe, ushobora gukosora abo baturanyi bawe, ushobora gukosora n'abandi bantu hirya no hino. Bityo rero ubwawe nushyiramo imbaraga ukabasha kuzana ako gaciro muri wowe, ako gaciro kawe numara kukagira, nawe ushobora guha abandi agaciro. Urugero, niwiyubaha uzabasha no kubaha abandi, kuko umuntu wiyubaha agerageza no kubaha abandi, kuko aba yamaze kumenya kubaha icyo ari cyo. Kuko umuntu ni umuntu ufite agaciro gakomeye cyane. Ntukabone umuntu ngo kubera wenda nizi imyaka 10 nizi imyaka 20 ndamurusha agaciro. Hoya, we ushobora kuba murusha ubwo bumenyi wize hariya mu ishuri, ariko akurusha ubundi bumenyi wenda runaka. Bityo rero abantu birasaba ko twubahana, ariko tukagerageza nyine gushakana bya bintu bituma tugira icyubahiro, tugira agaciro imbere y'abantu n'imbere y'Imana ndetse n'imbere yacu bwacu. Nizere ko aya magambo agize icyo adufasha twese, nanjye ntiretse, kandi nimba wenda hari aho navuze nabi munyihanganire, ntago nabikoze mbigambiriye, kandi nyagasani akomeze kuduha ibyiza tumwifuzaho twese. Naho ubutaha mu yindi video, muhorana amahoro y'Imana.